nyakubahwa muyobozi mukuru wungirije wa mbere wa Unity Club, mukaba n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, ba nyakubahwa barimo abahagarariye Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, uhagarariye Minisitiri w'Uburezi, uhagarariye Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco niba yageze hano, uhagarariye ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, Madame Muyobozi wa Rosalix Luxembourg Foundation East African, bayobozi b'amashuri makuru na kaminuza turi kumwe hano, bari mu barezi, rubyiruko, bavandimwe banyamuryango ba Unity Club, mu izina ry'umuryango Unity Club Intwararumuri, mbanje kubaramutsa kandi mbashimira kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Munyemerere mbifuriza ikaze muri uyu muhango wo gusoza amarushanwa ya Ndi Umunyarwanda ku rwego rw'igihugu. Aya marushanwa kuri Ndi Umunyarwanda yatangiye umwaka ushize mu 2021, nk'uko benshi muri mwe twari kumwe twagiye tuyakurikirana. Atangira ari mu rwego rwo gukomeza kubakira ku musaruro wari wavuye mu biganiro twari twaratangiriye mu mashuri makuru na kaminuza 8, ariko ibyo biganiro biza guhagarara kubera icyorezo cya COVID, harimo ingamba zo kugira ngo idakomeza gukwirakwizwa mu Banyarwanda. Ni ibiganiro rero byahuzaga abakuru, abayobozi n'urubyiruko, bakaganira ku ruhare urubyiruko bashobora kugira mu guharanira, kwimakaza ndetse no gusigasira umurage w'Ubunyarwanda, ku nsanganyamatsiko igira iti Ndi Umunyarwanda, umurage tugomba guharanira, kwimakaza no gusigasira, ari nayo nsanganyamatsiko twakomeje no muri aya mahugurwa no muri aya marushanwa twaje gusoza. Ni ibiganiro byatekerejweho mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemezo ngiro dukura mu mahuriro ngarukamwaka ya Unity Club. Hakaba hari icyemezo ngiro cy'ihuriro rya 11 hari habaye umwihariko wo gushaka gusangiza urubyiruko, cyane cyane bakagira uruhare rugaragara, bagahabwa urubuga kugira ngo bashobore kwakira no gusigasira umurage bagenda baherezwa n'abakuru. Icyo cyemezo ngiro cyagiraga kiti gusesengura no kumva inshingano dufite nk'ababyeyi, nk'abakuru, nk'abarezi kandi nk'abayobozi mu guhererekanya umurage mwiza hagati y'abakuru n'abo baruta. By'umwihariko muri iryo huriro twari twahawe n'impanuro ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho yatubwiye ati banyacyubahiro, banyamuryango ba Unity Club bashyitsi, namwe mwese muri hano, nagira ngo nsabe ibi biganiro mujye mubizanamo urubyiruko, abantu bakiri bato baze babyumve, tutazananirwa kurera abejo bazakomeza iyi nyubako turimo twubaka. Turazirikana nanone uruhare rw'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama mu gutangiza ibi biganiro mu rubyiruko. Uko nabo twaricaye tugirana inama, turebera hamwe icyatuma u Rwanda rukomeza koko kuba mu mutekano, rukagira ubumwe n'iterambere, kandi urubyiruko rukabigiramo uruhare. Ari nayo mpamvu mwumvise ko nabo turi kumwe. Ni urugendo twatangiranye, ni urugendo twagendanye kugeza n'uyu munsi, baracyabiharanira, baracyashishikajwe no gufasha koko urubyiruko kwiyumvamo urwo ruhare mu kubaka umutekano w'igihugu cyacu, ari nabyo baza kutuganirizaho. Turishimira ko aya marushanwa yaje nyuma y'ibyo biganiro byose, kandi agatuma bikomeza mu bundi buryo, dore ko y'abanyeshuri
barimo bategura cyangwa se iyo bagize n'umwanya wo kwerekana ibihangano byabo, n'undi mwanya n'andi mahirwe baba bagize yo kugira ngo baganire kandi bumve impanuro z'abakuru. Ba nyakubahwa, igihugu cyacu gikomeje gushishikazwa gushyiraho politike nziza kandi tukita ku kuzitoza ababyiruka. Imwe mu nzira zadufasha kubigeraho ni uguharanira gusigasira no kwimakaza umuco wacu, tukawukomeraho, tukawutoza abakiri bato, noneho bakazashobora kuwuhereza abazabakomokaho. Bityo kurera urubyiruko tukumva neza ko ari ukurera igihugu kibahanze amaso nk'abayobozi b'ejo hazaza. Ni ugukora ibyo tugomba gukora nk'ababyeyi, nk'abarezi, nk'abayobozi, dukomeza inshingano yo kubakamwo ubumenyi mu rwego rusange, bigaha ababyiruka bacu gusobanukirwa n'isi dutuye, by'umwihariko bakamenya neza u Rwanda bavuka. Gushaka inzira nziza dushingiye ku muco uturanga byahawe umwanya ubikwiye. Gusesengura, gutanga inama n'ubutumwa binyuze mu bihangano bikazahora bimurikira iteka Abanyarwanda. Igihangano iyo cyakozwe ntikijya gisaza, gihora kivugira ndetse kikazagera no ku bataranavuka mu gihe icyo gihangano cyakozwe. Ababyiruka rero dukeneye cyane cyane ko bamurikirwa n'izo mpano ziva mu bihangano, cyane cyane abiyumvamo koko ishema ry'iwabo bakariharanira. Nimwe rero ni bimwe mu byaranze aya marushanwa tugiye gusoza. Aya marushanwa yadusigiye umusaruro ushimishije. Urubyiruko rwagize ubumenyi bwisumbuye kuri Ndi Umunyarwanda kuko bagize umwanya wo gukora ubushakashatsi. Ibyo nabyo bashobora kuza kubyivugira, kandi twagiye tuyibona mu buhamya hirya no hino aho twajyaga mu mashuri kureba ibyo bihangano. Urubyiruko rwahawe urubuga rwo kubisangiza n'urungano rwabo ndetse n'abakuru, kandi tukaba twizera ko bikinakomeza, cyangwa se kuba noneho bagiye no kumva ko ari igihe cyo gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bikorwe. Byashoboye kunyura mu bitangazamakuru. Hari ikiganiro ngarukakwezi kuri radiyo na televiziyo y'u Rwanda bagiye batumirwamo, cyane cyane abagiye bageza kuri iyo myanya ya mbere muri aya marushanwa, bakifatanya na Unity Club ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bacu. Urubyiruko rwahawe urubuga rwo kugaragaza ibitekerezo, batanga umusanzu wabo kuri Ndi Umunyarwanda. Urubyiruko rwatanze icyizere cy'uko ruzakomeza kuba umusingi w'umusemburo wo kwigisha no kumenya ukuri ku mateka y'u Rwanda, kuyasobanurira abakuru n'abato, no kubaka igihugu kizira amacakubiri. Urubyiruko rwagaragaje impano zinyuranye rwifitemo z'ubuhanzi nk'umwe mu miyoboro myiza yafasha gutambutsa ubutumwa mu rubyiruko. Ibyo ni bimwe muri make umusaruro twashoboye kubona muri aya marushanwa, ariko ndahamya ko hari n'ibindi yenda tuzagenda tubona buhoro buhoro. Ba nyakubahwa batumirwa bacu, aya marushanwa arangiye yatweretse nanone ko urugendo rukiri rurerure. Umusaruro wavuye muri aya marushanwa ya Ndi Umunyarwanda wadusigiye isomo ry'uko amarushanwa adakwiye kuzahagarara, ahubwo akwiye gukomeza, hagatekerezwa ibindi bihangano bishya, kandi hakazabaho no kongera umubare w'amashuri amarushanwa ataha yaberamo.
iyi nama iraba umwanya mwiza wo kongera gusubiza amaso inyuma, tureba ibikorwa twagiye tugeraho, tureba uwo musanzu watanzwe ucishijwe muri ibyo bihangano, twungurane ibitekerezo, ariko tunarebe niba nta n'izindi ngamba twafatira hamwe, niba nta n'ubundi buryo dushobora gukomeza gutambutsa ubutumwa no guhamya koko ndi umunyarwanda mu buryo yagera ku banyarwanda bose. Ibitekerezo byanyu turabikeneye kugira ngo dukomeze dufatanye. Rubyiruko bana bacu, ni ngombwa ko ubufatanye bukomeza bukubakira koko ku mizi ikomeye ya ndi umunyarwanda. Ibikorwa byiza mwatangiye bizakomeze kuramba kandi bikomeze kuba umusemburo w'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ndetse binakomeze kubera abanyarwanda urugero mu kwimakaza ndi umunyarwanda, kuko ari ryo shema ry'abanyarwanda rushingiraho ubuzima bwacu bwa buri munsi n'agaciro bigenda biduha. Mu gusoza, ndagira ngo mbashimire ku bwitange mwagize bwo kwitabira aya marushanwa. Ubuhanga n'umurava mwagaragaje bikomeze bibarange. Inkingi ndi umunyarwanda yubakiyeho ikomeze ibabere isoko yo kudaheranwa n'amateka, kabone n'iyo aremereye nka yacu y'u Rwanda yabayemo jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka zayo. Mukomeze kugira imyumvire nyayo y'ubunyarwanda no kugaragaza uruhare rwanyu mu kubuharanira, kubwimakaza no kubusigasira. Mukomeze kwimakaza no gusigasira umuco w'amahoro, umutekano, imibanire myiza n'iterambere ry'igihugu. Ba nyakubahwa batumirwa bacu, turashimira by'umwihariko mwe mwese abo twafatanije. Nabavuze mbere, harimo minisiteri zinyuranye, zirimo minisiteri y'urubyiruko n'umuco, minisiteri y'ubumwe, minisiteri y'uburezi, ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Tubashimira ko twafatanije muri uru rugendo. Ndi umunyarwanda, urugendo rwo gutegura ari ibyo biganiro, ari amarushanwa, mwabigizemo uruhare rukomeye, kandi n'ubu twishimiye ko tukiri kumwe, tutanashidikanya ko ari urugendo tuzakomezanya. Ndi umunyarwanda, umurage tugomba guharanira kwimakaza no gusigasira. Dukomeze dutoze abacu intero ya ndi umunyarwanda, ntibizabe imvugo gusa, ahubwo bibe igihango kuri twebwe, bibe umwato wo gutsinda k'u Rwanda. Mu kanya turagira umwanya, nk'uko umuyobozi w'ibiganiro amaze kubitubwira, umwanya wo kugezwaho ibiganiro. Mbifurije rero ibiganiro byiza, umusaruro mwiza kandi mwinshi, bishimira n'abagiye kubitugezaho. Murakoze, mugire umunsi mwiza.